Lady Sylvia Mukankiko. Mukankiko, whatever you call yourself, icyo wiyita icyo ari cyo cyose. Ndabona babajwe nuko navuze ko nsanzwe ntakuzi. Ntabwo nkuzi. Ikigaragara wowe nanjye tuva mu isi zitandukanye. Ntabwo turi abantu bamwe. Ntabwo dutekereza kimwe. Tufite experience zitandukanye z'ubuzima. Ntabwo tubyumva kimwe. Bityo rero ndagira ngo umfashe hasi. Ndagira ngo umfashe hasi. Umfashirize abana hasi. Wantutse bihagije. Wantutse untuka ku bana banjye, untukira abana. Wansebeje bihagije. Kandi nta mpamvu ushingiyeho igaragara ituma unsebya untukira abana. Ngewe impamvu ntuka bari abantu bo muri Afrika baba bantutse, bari abantu baba bantutse bo muri Afrika, impamvu mbatuka nk'abasubiza nuko nzi ko mu Rwanda cyangwa se ibindi bihugu bya Afrika bidakurikiza amategeko. Nta bundi buryo nabahana cyangwa se nta bundi buryo nabarega, bikaba ngombwa ko mpangana nabo nkoresheje umunwa wanjye. Ariko wowe ndagira ngo nkwibutse kuri Burayi, kandi nanjye nkaba ndi Burayi. Ubwo rero Madame Sylvia Mukankiko, icyo wiyita icyo ari cyo cyose, ngenda kujyana mu rukiko. Nge ntabwo ndi bugutuke, ntabwo ndi butukane nawe. Ngenda kujyana mu rukiko. Nzagukubitisha itegeko. Fina ntabwo ngira umutima mubi, ariko iyo unyiyenjejeho nshobora no gupfa ni defendinga. Nshobora no kwemera ngapfa, ariko nkakwigisha. Wenda kujyana mu rukiko. Ibuka neza ko i Burayi bakurikiza amategeko. Ntabwo hano ari muri Afrika. Narabwiye ngo umuntu wese uzantuka ari mu bihugu bikurikiza amategeko by'u Burayi, Amerika, Australia, Canada, ibyo bihugu byose bikurikiza amategeko, tuzahangana. Tuzahangana dukoresheje itegeko. Ariko bari muri Afrika, muri Afrika se nta kundi, ubwo tuzajya dukoresha umunwa nyine, umunwa ku munwa. Ariko i Burayi, urantuka uri i Burayi, nzakujyana mu rukiko. Nzakujyana mu rukiko, kandi ibyo birahanirwa. Ibyo bigambo wavuze birahanirwa cyane cyane. Do not get too comfortable bullying me. Ntukomeze kuba comfortable untukira abana. This is my last warning.